ufata umwanya usenge uvuga uti nabonye mwene data ubabaye, nabonye mwene data waguriwe n'ishyano, reka nibura mfate iminota 10 nanjye njye imbere y'Imana mwingingire. Kandi ayo masengesho Imana irayumva igakemura ibyawe utavuze. ariko kuko Eliya yubahaga Imana kandi akumvira Imana ngo aragenda, ahageze nimugoroba agasanga ari gutoragura, aramubwira ngo nzanira amazi mu kanwa. Mana turagushimiye uyu
nawe aze gukomeza kadusabe umuyobozi wa nibature n'ubundi atandukanye namuze asenga Imana uyu mwanya wo kumisa kubyara nkaba rero nje no kubahenda nkaba rero kubahana za invitation y'uko ubukwe burakomeye reka rero mbaramutse mwiri ijambo rito gusa ntabwo ndi butinde kuri ya magambo mbonegwe nakugomba usome igitabo cy'abami ba mbere igice 11 mirongo abami ba mbere 17 mirongo 13 Eliya arababwira ati mwitinya genda ubigenze uko musa ariko banza umvugireho akanjye ukanzanira hano maze ubone kwivugira n'umwana wawe kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo n'amavuta ntabwo azabura muri iyo ntebe kugeza ku munsi Uwiteka azaguhindura mu isi. Amen. Ushaze ntitwarekeraho. Haleluya. Intego y'iri jambo ni intego igira iti guhagarara mu kwizera kugeza ute utegeka. Eliya Bibiliya ivuga ngo ni umwe w'itishubi mu basuhuke b'i Galeyadi. Amaze kubona ibintu biri gukorerwa mu Isiraheli ntabwo Eliya yatuje. Yaragiye asanga hafi aramubwira ngo ntegetse nta mvura izongera kubona nta n'ikime kizongera gutonda k'uyu musozi keretse njye ubwanjye aho nzongera nkabitegekera. Imana ishimwe. Impamvu yavuga ngo ntegetse ko nta mvura izaba ko nta n'ikime kizongera gutonda
keretse nje ubwanjye nzongera nkabitegeka. Nuko Imana yari iri muri Eliya ariyo yategekaga. Imana ishimwe. Nta n'ubundi butegetsi yari afite, ahubwo Imana iri muri we niyo yari iri gutegeka. Haleluya. Ijambo rivuga ngo guhagarara mu kwizera gutegeka. Noneho rero Imana imaze kubona amaze guhagarika imvura, iramubwira ngo yihunga wongere ku kagezi kitwa Kereka. Hariya none Yesu ibikona kuzajya bikuzanira inyama n'umutsima ukarya ukanywa kubera gukiranuka. Imana ishimwe. Urumva ko umukiranutsi Uwiteka ajya mugaburira, Uwiteka aramwambika, Uwiteka aramubyibushya, Uwiteka amukorera byose kuko akiranuka. Imana ishimwe. Haleluya. Amina. Noneho rero ka kagezi kaza gukama, ariko ibikona bimuzanira inyama n'umutsima akarya. Imana iramubwira ngo ugenda ujye hariya i Sarefati h'Abasidoni, niho ntegetse umupfakazi kugutunga. Kuri Imana rero igira amayeri menshi. Niza kumubwira ngo umupfakazi agiye gupfa n'inzara, nawe ugiye n'ibyo gusuzana nawe, hari igihe rero atari gutunga, ahubwo yaramubwiye ngo ntegetse kujya hariya i Sarefati h'Abasidoni, niho umupfakazi niyo ariko se gutungisha. Umuntu afite agafuka urushyi n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo, ngo genda buriya mupfakazi no gutunga. Ariko kuko Eliya yubahaga Imana kandi akumvira Imana, ngo aragenda, ahageze nimugoroba agasanga ari gutoragura urugo. Aramubwira ngo nzanira amazi mu gacupa. Amazi aranyoye, ariko nzanira amazi. Undi ati ni ukuri urahije Imana ya Isiraheli yari ivugana nawe, ntacyo mfite, ndi gutoragura udukwi tubiri n'agafuka urushyi n'uturanguzwa tw'amavuta, nitwo sigaye mu mperezo kugira ngo mbivugire n'abana banjye kwipfira. Haleluya. Eliya aramubwira ngo bantu mugira kandi kanzanire, ibindi biraza gukorwa nyuma. Ivyo byo kujya kuzitaya ngo umwana wanjye ngo gutya na gutya, oya, akanjye kamvugira numara kukazana, ibindi birakorwa nyuma. Imana ishimwe. Amugeza amubwira ati nanjye kugira kanjye kanzanire. Haleluya. Bantu kugira kandi kanzanire, nimara kugafungura ibindi biraza gukorwa. Imana ishimwe. Haleluya. Bo ubona narangije. Nabwiye ko amagambo avunaguye arangurirwa reka dusenge Imana. Mana yacu mu izina rya Yesu Kristo, uko watungishije Eliya na wa mupfakazi, ukabatungisha twa tuvuta na Eliya, abari kuzatungisha itorero ryawe, urigaburire, uritunge, urihe ibyo kurya n'ibyo kunywa, kandi marayika w'iteka akomeze kujya barinda ku mabara y'ijuru. Mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Muragize neza kutubwira ijambo ryiza cyane. Umupfakazi ntabwo yatekerezaga ko bizamera, ariko burya ataza gusonga kariya agatsima ngo kamuhereze, sinzi uko Imana yari kubigenza, ariko Imana yatumye uriya mubyeyi agira agatima keza, ariko ateka ngo asonge nanjye ndebe ko ari hahandi. Imana idufashe dutanga ibyo twari dutezeho amakiriro, Imana izajya iheraho ikora. Amen. Ntabwo ndi busubiremo rero inyigisho zatambutse kuko iminota yacu yagiye, ariko turacyakomeje ya ntego yacu yo kumenya neza uko twagenda muri iyi nzira y'Imana. Haleluya. Gusa murashimishije, Yesu abahe umugisha, umwemeye kuza kumva ijambo ry'Imana. Masengesho n'uburyo ambwira ati ubyo uvuga ngo wewe nta bashyitsi bahari, ngo abantu barakeye, abasengera rero bizirikanye kandi ni byiza. Ariko noneho ndabashimiye, Yesu abahe umugisha, mwagiye nta mugenzi natwe ubwacu burya Imana yatubitsemo umutsima, buriya nawe waguha wagira icyo utubwira kandi tugafashwa atari ko hari umushyitsi. Yesu abahe umugisha rero. Reka dusome ijambo ry'Imana, tubanza dusome muri Yesaya 35.
umurongo umwe wa 8 gusa. Isaya 3:5 usome umurongo wa 8. Reka dusome abataragera mutega amatwi muri ubuzirikane. Aravuga ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abandura imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi, abagenzi naho babaswa ntabwo bazayiyoba. Amen. Usome urwandiko rwa 2 rwa Petero, urasoma ibice 2 uri ku murongo wa 6 ugeze ku murongo wa 9. Urwandiko rwa mbere rwa Petero ibice 6 ibice 2 umurongo wa 6 tugeze ku murongo wa 9. Aravuga ngo kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha. Kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose, imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Umwami Imana izi gukiza abakiranutsi, Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Aya magambo zo kwasubiramo arakomeye, na rimwe ryo guta hasi, ariko turi muri rya jambo rivuga kumenya kugenda neza muri inzira y'Imana yacu. Turasomye muri Yesaya, ya jambo ntekereza ko abantu twese turizi, sibyo? Twarisomye inshuro nyinshi. Ndavuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Avuga ngo kandi abagenzi naho baba baswa, batari abahanga, batazi kuvuga neza, ariko ntabwo bazagira gute? Ntabwo bazayiyoba. Dutangira ku ijambo twatangiriyeho, twabuze uburyo Polo ngo yari umugabo uzi kuvuga neza iby'Imana, akabiryoza, akamenya kuvuga neza, akagira umuntu bw'Imana muri we, ariko akamenya umubatizo umwe wa Yohana. Ko twavuze hano rero bitandukanye n'ibyo twatangiranye. Muri iyi nzira hamwe abantu bazi kuvuga neza iby'ubwami bw'Imana kandi bakabitondeka, bakabikora neza, bakabivuga neza. Uyu we arahanuye Yesaya, ubwo n'ubuhanuzi yahanuraga, aravuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa, izitwa inzira yo kwera. Aravuga kandi iyo nzira abagenzi ba bandi bagenda muri ya nzira, ba bandi bahorana imigambi y'Imana muri bo, ba bandi bahora bifuza gukiranuka, nubwo baba batarize, nubwo baba batarasomye amasomo menshi, nubwo baba bavuga ibihebe atari abahanga ngo babinyoza nka Polo, ariko ngo ntabwo bazagira gute? Ntabwo bazayiyoba, kubera ko umwuka w'Imana ahorana nabo, agendana nabo, arabaganiriza amanywa n'ijoro, bakamenya iyo bajya. Niyo yagedemanga akagedemanga, ariko mu mutima we harimo inzira zijya he? Zigisohoka. Haleluya. Imana idufashe kumenya neza ibigenzerezwa muri iyi nzira, nubwo irimo ibisitaza. Umunsi wa kabiri kuvuga amagambo yo Samariya, hari aho nabwo ni inzira yaje mw'iki? Ibirura, yajemo ibisambo, yajemo abantu batekereza ukundi kuntu. Ariko Imana idufashe, muri wowe ujye utekereza mu
umutima wawe uvuga uti ni iki nakora kugira ngo nezeze Imana, ni iki nakora kugira ngo urugendo nzarurangize amahoro, ni iki nakora kugira ngo ubwami bw'Imana numve buri muri jye. Yohana Yesu yigisha abigishwa be gusenga, yababwiye isengesho ryiza, sinzi niba mujya muri senga, aravuga ngo data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe ibyo ushaka bibaho mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduhane mu bitwoshye, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'ubushobozi ari ibyawe none n'iteka ryose. Dusubira muri iryo sengero, aravuga ngo uduhe ibyo kurya byacu by'uyu munsi, aho Imana ijya itubabara. Wowe usigarana ibiro 5 by'umuceri ugatangira kuvuga ko inzara yakwishe, ugatangira kuba kutari burya. Waba ufite umuceri udafite kawunga ukavuga ngo ibyo byashize mu nzu. Muri iyi nzira siko Imana yacu bishaka. Yaravuze ngo uduhe ibyo kurya byacu. Imana itubabarira amaganya tugira. Muri iyi nzira ngo biroroshye, burya turarema ngo tuzaja mu ijuru, nibyo kandi turabihanira turanabishaka, ariko ujya utekereza akantu ako ariko kose, kandi ijambo Bibiliya yatinyutse ujya uritindaho cyane. Arongera avuga ngo tubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira abagize gute abaducumuye. Muri uru rugendo ubabarira kangahe? Utegereza ko bakwiye kubitimira bagapfukama imbere yawe bakakubwira ngo mbabarire. Ntabwo ariko Yesu yavuze, yaravuze ngo utubabarire uri gusenga, uvuga ngo mbabarire Mana, natukanye mbabarire Mana, byagenze gutya. N'undi wagututse ubwo icyo gihe ugomba gutegetswe guhita umubabarira. Niko inzira ivuga. Ariko baravuga ngo mbabarire se ngo imbabazi yansabye, ngo mbabarire se ngo igeze kubana nanjye, ntabwo ubwo yansanze. Ntabwo ari uko Yesu yavuze. Tekereze muri iyi nzira, ni inzira turimo yo kujya mu ijuru. Muri 124 yararirimbye aravuga ngo mumenye iyo tujya ibwami mu ijuru, ntabwo ari kuzimu mu nzu. Ibyo kujya mu ijuru rero bitandukanye n'izindi nzira tunyuramo, bitandukanye n'izindi ngendo tugenda, bitandukanye n'uko dutekereza ko tuzajya gusura bene wacu tugahaguruka ikigomba n'itike gusa tukagenda. Ariko muri uru rugendo bigusaba gutuza, ukibaza iyo ujya, ukibaza n'iyo uva, kandi ukamenya ibigenzerezwa muri iyi nzira. Imana idufashe kandi Imana idusure. Tujya dusoma ijambo ry'Imana, tujya dutekereza, utekereze wibaze neza iyo ujya, kandi umenye yuko umenye n'amabwiriza yayo. Haleluya. Aya magambo rero y'umugabo muze gusoma mahera ku murongo wa mbere, ni amagambo akomeye yanditse Petero, ni amagambo akomeye yanditse. Hano ku murongo wa 9 ho nahatekereje numva ubwoba bukaze. Haravuga ngo Imana izi kurinda abayubaha ibibagerageza, ngo ariko ikarinda n'abanyabyaha bategereje wa munsi w'amateka ngo bazahane neza. Ikabagaburira bakarya bagahaha, ikabambika bakabera, bakibika barinda ntibagwe mu cyuho, bagasambana ikabemera ntibarwara imisida n'indwara z'ibyorezo, ikabarinda, ariko ngo bategereje wa munsi w'amateka kugira ngo bahane. Imana idufashe, mureke twagize umugisha wo kugera muri iyi nzu. Tugerageze wowe ubwawe niwicara utekereza uti ijambo ry'Imana rivuga iki? Ijambo ry'Imana rivuga rite? Ijambo ry'Imana rintegeka gukora iki? Nimusoma muzasanga amagambo Yesu yagiye avuga atandukanye n'ayo Pawulo cyangwa Petero n'abandi bavuze, uzasanga bitandukanye
ibice bibiri uhere ku murongo wa gatandatu uhasome neza utuje hera ku murongo wa gatandatu nawe ugiye gutekereza ibice bibiri duhere ku murongo wa gatandatu. Reka dusome. Haravuze ngo kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora iyitwitse ikayigira ivu ikayishyiraho vuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyazaha, kuko umukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose, imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Mwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe. Amen. amena. ngubwo yarimbuye Sodomu n'i Gomora iharimbura kugira ngo bibere abantu bose akabarore, abantu bose bagenda batubaha Imana. Irabikora, irarimbura abantu nta n'umwe isigaje, ngo iratwika igahindura ivu, ngo irokora Loti. Imana idufashe. Irokora Loti umukiranutsi w'Imana wibabarizaga umutima we ababazwa n'ibibi bikorerwa i Sodomu n'i Gomora, akarira ku manywa na nijoro, agasenga akabwira Imana ngo agataka akababara agahinda kakamwica kubera ibyaha byakorerwaga i Sodomu n'i Gomora. Muri iyi nzira ntabwo ari ukwirebaho gusa, muri iyi nzira ntabwo ari ukwikunda gusa. Tureka kwikunda mu masengesho yacu. Ninde wafata nibura kuvuga ati mfasha amasaha abiri sengera umuntu hatarimo icyifuzo cyawe agira ati Imana ibababarize. Mwabyumvise? Imana ibababarize. Ufata umwanya usenge uvuga uti nabonye mwana data ubabaye, nabonye mwana data waguriwe n'ishyano, reka nibura mfate iminota 10 nanjye ndi imbere y'Imana mwigingire. Kandi ayo masengesho Imana irayumva igakemura ibyawe utavuze. Imana idufashe kandi twongere dusubire ku isoko. Muri iyi nzira si ukwikunda gusa, muri iyi nzira si ukwirebaho gusa, muri iyi nzira si ukwireba ubwawe gusa, muri iyi nzira ugomba kumenya bene so wababaye, ushoboye kugira icyo ukorera ukakimukorera, utagishoboye ukamusengera. Imana yo masengesho iyitaho igakora ibyawe utavuze imbere y'Imana. Uyu mukiranutsi Loti ngo yahoraga imbere y'Imana afite agahinda, ababaye ababazwa n'ibyaha bya Sodomu n'i Gomora, ngo akarira Uwiteka. Ariko Imana, oh haleluya, yaramukize ko yagize agahinda ntiyikunde. Tureka kwikunda. Iyo dusomye mu Bakorindo ba mbere ibice 13:4 havuga amagambo akomeye cyane, reka njye basubiriremo. Aravuga ngo urukundo nyakuri ntirutekereze ikibi ku bantu. Urukundo nyakuri ntabwo rwirarira, urukundo nyakuri ntirushaka ibyago, urukundo nyakuri rubabarira byose, rwihanganira byose, rwiringira byose. Ntabwo ari ngombwa ko tujya mu mwanya wo gusenga witeka byose witekerezaho, utekereza n'abana bawe, utekereza n'umuryango wawe, wibuka itorero ry'Imana ririmo ririndagira, uryibagirwe wikunde. Oya inshuti zanjye, mureke twibuke muri urugendo. Ntabwo ari ukwikunda gusa, kuko iyo wabutse wisengera, ugahora usengera abana bawe, ugahora usengera umuryango wawe, ugahora usengera bizinesi zawe, nibura na mu cyumweru ntugire n'iminota 10 uvuga uti ngiye gusengera abandi cyangwa nsengera umurimo w'Imana, nta kindi ndebye. Burya uri kwikunda. Muri iyi nzira ntabwo ariko bigomba kumera. Nawe uzakurinda, ikurinde ne iguhe ibyiza, iguhe rwose, ariko umenye ko
uzategereza umunsi w'amateka kugira ngo uhanwe. Imana idufashe, mujye mwihangana, buri wese afite uwe muhamagara Imana yamuhamagaye. Ariko numva nabwira abantu, nkababwira inzira y'urugendo, nkababwira inzira y'agakiza, nkababwira inzira yo gukiranuka. Nubwo utari intyoza ukavuga utazi kuvuga neza, nubwo waba uvuga ibihebe, nubwo waba utetemanga, ariko inzira y'Imana, niba ufite umugambi mu mutima wawe wo gukunda Imana, ntabwo uzayiyoba. Imana nidusure, Imana idufashe gutekereza. Nababwiye ngo muze gusoma aya magambo yose muyarangize, ariko aya magambo arakomeye. Dusome kuri uno murongo wa 14 wa kino gice wumva uko havuga. Uyu murongo wa 14 nawe urakomeye. Hari abantu bagenda muri iyi nzira, ariko amaso yabo niyo yahange ku Uwiteka gusa. Aravuga ngo amaso yabo yuzuye ubusambanyi, ntahaga ibyaha, bashukashuka ab'imitima idakomeye, bafite imitima yamenyerejwe kurarikira ibibi, nabo bakavura. Murabyemera ko muri inzira haba abantu bameze bati tugasangira igaburo ryera, tugaterana mu gitondo, tugaterana nimugoroba, ariko amaso yabo agahora ararikira ibibi, bagashukashukamo imitima idakomeye, nabo bakabagusha, kandi tukagendana muri iyi nzira. Imana idufashe. Etienne, Daniel, ongera udusomere aho bice bibiri, umurongo wa 20 n'uwa 21. Aravuze ngo niba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza kwarabateye guhunga bakava mu by'isi byonona, maze bakongera kubyizingitirizamo bikabanesha, bya nyuma byabo biba birushije bya mbere kuba bibi. 21. Cyajyaga kubabera cyiza yaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe. Icyajyaga kubabera cyiza iyaba batigeze kumenya inzira yo gukiranuka, biruta ko basubira inyuma bamaze kuyimenya, bakareka itegeko ryera bahawe. Niba kumenya Yesu Kristo, twese turaha twaramumenye buriya twara, sibyo? Warabateye kugumana n'Imana, bakava mu ngeso zabo zabonona, bakava mu byaha bakihana bakaza, hanyuma bakongera bakava bakabivamo. Ngo cyari kubabera cyiza, cyari uko batari kumenya, batarigeze bamenya gukiranuka muri bo. Icyari kuba cyiza kugira ngo usubire inyuma, aho kugira ngo ubivemo, byarutwa na wa mupagani wabaye mu kabaya kakavukiramo akagakuriramo akagapfiramo. Imana nidufashe. Twamenye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, tuza tumushaka kandi twese duhunze urupfu, duhunze Satani, duhunze kugira ngo tuzara ku bwami. Tugezemo turabikunda, tugezemo twumva ni byiza, tugezemo twumva twabigumamo, ariko bigera igihe abantu bananirwa kuzirikana, abantu bananirwa kumvira Imana, babona bibaye nabi, batatu reka twisubire inyuma, n'ubundi bariya bagize amahirwe. Ariko ngo cyari kuza kukubera cyiza iyaba utarigeze umenya gukiranuka n'umunsi umwe.
ibya nyuma by'abo bantu biba bibi kuruta urumva tudafite ibibazo bikaze. Twebwe rero abagize umugisha tukaza, twebwe abagize umugisha tukamenya Imana, abagize umugisha tukamenya agace ko gukiranuka. Ndabinginze ni mureka tubigumemo, mureka tubigumemo, ubikore neza, nawe uhanze amaso, nawe utegereza ngo urebe uko uzabigenza. Dufate ijambo ry'Imana usome, fata ijambo ry'Imana usome. Uyu ni umwigisha mukuru, iri ngiri umwuka bararigufashirizamo, ugasoma ukumva urimo uraryoherwa, akagenda akomora ati hano tugenza gutya, hano jya ubikora utya, hano jya ubigenza utya, ugakomeza urugendo kandi ukazarurangiza amahoro. Imana yacu idufashe cyane. Hari ijambo avuga ngo niba waragarutse ukabyizingitiranyiriza, mu ijambo rirerire nanjye nasomaga nkongera agasubiramo, bikongera ukabyizingatiranyiriza, mbese ukongera ukabifata ukabyizenguruka, ukihambira kugira ngo ukihambira ukazunguruka, kandi uba muri iyi nzira wawe, nicyo giteye agahinda. Ukabyizingira uba muri iyi nzira, ukiba ugatongana ugasambana ugakora ibyo ukanga ugatongera, kandi ukiba muri iyi nzira, ukiri muri iyi nzu y'Imana ukiyizamo. Imana idusure. Ibya nyuma by'aba bantu bizaba bibi kuruta ibya mbere. Imana idufashe. Cyari cyiza, cyari kutigeze unakizwa na mama. Reka mbivuge mu ijambo rimwe. Cyari cyiza, cyari kutigeze unaza muri iyi nzu mu rusengero, byari kuruta. Ariko kubimenya ugasubira inyuma. Ejo twasomye ijambo rwangu mwabasubira nyuma mwe. Abandimwe, iri ni irembo rifunganye, kandi kurinyuramo biraruhisha. Bisaba kwigomwa, bisaba kwikokora, bisaba kugera mu gihe usa naho utabona kandi ureba, bisa kugera mu gihe usa naho utumva kandi wumva, ukagira ibyo wirengagiza kugira ngo ukomeze iyi nzira. Imana iduhumura amaso turebe. Imana idufashe, mureke tugenzura neza iby'iri jambo. Imana idufashe tugendane nabyo, tugendane muri iyi nzira, twirinde kugwa, twirinde gusubira inyuma, twirinde gusubira mu byo twavuyemo, duhagarare neza. Imana idufashe, twirinde kureba ku bantu. Mpamvu nkunda kuvuga iri jambo, ntabwo nzareka kurivuga, nuko nagiye mbona abantu bari barabwirije ubutumwa bwiza, abantu bari barasenze ukavuga uturabo mu amasengesho, ejo mugahura ngo yasize, yarabivuyemo yarabiretse. Niyo mpamvu utagomba kureba ku bantu, ahubwo ukareba ijambo ry'Imana. Covid ejo bundi yaraje gato gusa, abantu barasinda, abantu barasambana, abantu bakora ibyaha, wabona cyose ibyo ukora ni ibiki, insengero zirafunze. Kandi urusengero rukuru ni iki? Umutima wawe. Hagombaga kuwukingura Yesu akaza akabamo, hagombaga kuwemeza ukavuga uti hari inzira z'igisiyoni mu mutima, ukazimenya ukavuga uti abagisiyoni ntibiba, abagisiyoni ntibatambane, abagisiyoni ntibabeshya, abagisiyoni ntibaroga, abagisiyoni ntibakora ibiteye isoni, abagisiyoni ntibangana, abagisiyoni ntibagambana, abagisiyoni bahora bifuriza abandi byiza, abagisiyoni abagisiyoni ntabwo bagambanira bene wabo, abagisiyoni ntabwo ari ibisambo, abagisiyoni ntibaganya, abagisiyoni bahora bajya gukiranuka, abagisiyoni bahora amahoro muri bo. Ukemeza umutima wawe. Haleluya, haleluya. Amina. Mana idufashe bene data, nagira ngo uyu munsi tureke kwikunda, ukunde bagenzi bacu, numva mwese byaremerewe, numva mwese byakomeye, nubwo ntacyo ufite cyo kubaha kuko ukennye, nawe ntacyo ufite, ahubwo ufate iminota 10 gusa usenge, kuko icyaba kwe Loti ngo
wamubwiye neza kangahe. Tugiye gusenga ariko umwuka w'Imana agusure nanjye asure ko turacyari mu isi, turacyari mu isi. N'abatunga urutoki rumwe izindi enye nanjye zindeba, ariko twese tugira umwete wo gukundana, tugira umwete muri iyi nzira. Yesu aravuze ngo mbahe itegeko rishya, mukundane, mukundane. Mu bice bitandatu bya Luka yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo mukundane, ngo kandi cyane cyane mugirire bose neza, ngo cyane cyane ababangiriza. Nikanga abantu bajya basenga, akazamuka akajya ku musozi, agahinda amabati kandi akumwica mana. Nta rukundo ufite, nta rukundo ufite. Ahubwo buryo waza kumenya Yesu n'umwami n'umukiza, ibyo akora ntabwo yari kubikora, yari kubireka. Wagombye kugira agahinda ukababara, ugasenga ukabwira Imana. Abantu bigeze kuza barambwira ati mva, hari umuntu umeze gutya gutya kandi nanjye mbizi, barambwira numva nibyo, ariko ubu tujye gusenga ngo apfe. Yavuga nti Imana itazambaza amaraso y'umuntu, ntabwo ndabishoboye rwose, nasenga ngo umuntu apfe, ahubwo ndasenga akizwe. Baragenda bati ntitwasenga nawe nituwute ntacyo, niba amaboko y'Imana atangirira neza kibaho, bizabireke, bizaba byayinaniye cyangwa yajyana. Ntabwo nzajya gusenga ngo niyirize ubusa, nirirwa ndariye iminsi 3 ishire mvuga ngo Imana ica umuntu, ntabwo ibyo nabishoboye. Cyangwa senga ko sinayasenga, niba bababwiye mugende mubwire ko ibyo byabishoboye. Ariko burasina kuba ko bari banavangiye, Imana ijya igerageza abantu. Urebe ko rwa rukundo muvuga ko muyikunda, koko muyikunda, mugakunda n'abantu babo. Niba bivuga ngo udakunda mwenda se n'umwicanyi, ngo kandi ugerageze kubana n'abantu bose amahoro ni ku rwawe ruhande, biragenda kubwira ati reka dusenge tiyenda pfe, ugasenga se kuramukunda. Oya, ntabwo umukunda gusa. Tugirire bose neza cyane cyane abakwiye gute abatwangiriza. Muze gusoma muri Luka ibice 6:27, mwere 27 biza ku 32. Mwumva amagambo avuga, sinayavuga nta mwanya mfite, ariko ndagira ngo mbinginge twige kuba muri iyi nzira neza. Tubabazwa na bene wacu bakora ibyaha, dufate igihe tubasengere, tureke gusenga amasengesho yo kwikunda gusa. Mureke mbabwire mugerageze Imana, muyigerageze. Uzafata umunsi uvuga uti umunsi niriza ubusa, ngiye gusengera ibyifuzo by'abandi bantu, wihangane ibyawe kubivuga, uzareba ikintu Imana izakora. Yewe mvuga ibintu naboneye igihano, uzareba ikintu Imana izagukorera. Ufata umunsi usengera ibibazo by'abandi bantu, ni ukuri kwasi Imana izitazi, uzamenye ko mbeshya, uzamenye uti warabeshya. Tugiye gusenga Imana, nihangane muri iyi nzira, birakomeye. Ntabwo iri jambo warirangiza. Iyi nzira y'Imana igenderezwamo ibintu byinshi, kandi nanone Satani yitegamo imitego myinshi, kuko azi iyo tujya ko ari ibwami mu ijuru. Nawe ushaka ko tubivamo tukagwa, ariko mukomere mwihangane. Imana izidinda abakiranutsi, itugerageza ikabidukiza, ariko ikarindira n'abanyabyaha. Tutagereza wa munsi w'amateka kugira ngo bahane. Imana mwumva idateye ubwoba, kandi igihe barindire ngo bategereze wa munsi w'amateka, barahirwa, bakiba ntibafatwe, bakasambana ntibarware, bagakora ibibi byinshi ikabarinda. Ariko bategerereje iki? Umunsi wo guhanwa. Tugiye gusenga, wavuga dusenga Imana. Wumva ariko noneho singagutsa mwese, wumva akeneye ko dusenga, haguruka dusenge. Yumva hari uyatinze ukeneye gusaba Imana imbabazi. Ibi byo kugenda gutya ngo wese uhaguruke n'uwishemo n'uwagize gute, niba ari amahoro ujye wiyicarira uvuga uti nguwe neza narabyujuje nta mpamvu. Rero wumva yahaguruka tugasenga Imana, yaba yumvise aho yacumuye, yaba yumvise aho byagenze bitanejeje Imana muri iyi nzira, haguruka dusenge. Mana ishimwe abakiranutsi bigasaza rwose, ntandi bize twese twagira. Mana turagushimiye, uri Imana yera kandi ikiranuka, uri Imana igira imbaraga nyinshi. Waravuze ngo imihagurukire yayo n'imyicarire yayo uratuzi twese kandi neza. Ndagusabye rero Mana, iyi mitima yacu twese uye kugenda neza
mwami komeza utugire neza muri byose kandi umwuka wera ntakadusugirire ahubwo iminsi yose haleluya mwami w'abami umwuka wera ntakadusugirire kwari udufata ukuboko akadukomakoma aho tugiye kugwa aho tugiye kunanirwa akatuzamura mana turagushimiye urakoze tugushimiye ibyatubayeho tukuragije n'ibiri imbere mu izina rya kristo yesu amina. Haleluya, haleluya. Umukozi w'Imana tumutunge ibiganza tumusaba Imana imugisha. bose tuganiriza amagambo meza y'Imana. Imana ifite kandi tugiye kumwongera byo kubwira abantu b'Imana. Tugeze mu mwanya mwiza rero wo gukorera Imana itanu cya cumi ndetse n'amaturo. Reka dusabe Diakoni Nsabimana ahaguruke asenge ku bw'uwo mwanya. Imana Mana turagushimiye wandikishije ijambo ryawe kugira ngo tumenye kandi abantu bose baryumvishije baryumviye n'umucyo ijambo ryawe ni ubuzima rero kandi bitwigisha neza ukuntu tugomba kwitwara muri iyi nzira. Iyi nzira iragoye, inzira yujuje abagenzi benshi kandi abagenzi benshi bari bakaba babasha kwihangana
kwiga iyi nzira twahamagariwe kunyuramo, kandi dukomeje kumenya neza yuko iyi nzira izaba inzira yo kwera no gukiranuka, kandi abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Iyo nzira izaba inzira yo kwera. Abagenzi naho baba babaswa ntabwo bazayinyuramo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe kandi hamwe icyubahiro. Dushimira umukozi w'Imana watuganirije ijambo ry'Imana kandi twaguwe neza. Turambuye ibiganza rero tumusabire umugisha w'Imana. Imana imugirire neza, Imana imwishimire kandi Imana imunezeze, Imana imukubire rwose aho akuye, Imana imwuzurize cyane ajya abona ibyo kugaburira abera b'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Dusabire umugisha twebwe twese twabonetse ku cyumweru cyose mu iteraniro rya Nibature. Twaguwe neza, Imana yabanye natwe hamwe n'abayobozi batuyoboreye gahunda. Imana ibahe umugisha twese, Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Twagize umugisha rero wo kubana n'umubyeyi wacu Mushumba Faustin. Murabizi ko mu rwego yaherukanye yatubwiye yuko umwana we w'umuhungu afite ubukwe kandi azagaruka aje kudutumira tuzana invitation. Yaje rero azanye invitation kugira ngo dutumire. Burya umuntu ajya guha invitation nuko uba umukunze, nuko mureba mu nshuti ukavuga ati inshuti yanjye ugomba kuyiha invitation. Urumva rero nawe yaturutse kure hariya ku Nkanka, ntabwo ari hafi ahanjye, nagiye mbona ni kure cyane. Wambutse ririya shyamba rya Nyungwe, urumva atashyizemo agatege, ni kure cyane. Imana imuhe umugisha kuko yaradukunze kandi yaratuzirikana, yumva ko ari ngombwa kudutumira. Imana imuhe umugisha. Reka rero dusome iyo invitation yaduhaye. Yego, invitation iravuga ngo kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo rihere, umuryango wa Pasiteri Bizabarabandi Faustin na Niyitegeka Yohani bishimiye kubatumira mu bukwe bw'abana babo aribo Kwizera Joel na Nyirangendahimana Chantal. Bizaba ku itariki ya 24 z'ukwa munani saa 7 gusaba no gukwa mu rugo rw'ababyeyi mu Uganda, gusezerana imbere y'Imana na ADEPR itorero rya Nkanka. Nyuma y'iyo mihango batumiwe bazakirirwa mu busitani bw'urwo rusengero rwa ADEPR itorero rya Nkanka. Kwifatanya namwe bizadushimisha. Yego, Imana ishimwe. Rero yaje kudutumira kandi twishimiye ko yakuzirikanye, kandi tuzabutaha umubyeyi wacu, tuzahaboneka. Imana izadufasha tuhaboneke. Imana ishimwe. Ubwo rero ntabwo yabona invitation zidukwiriye twese, ariko yabatumiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yego, Imana ishimwe. Iki cyumweru twashimye kandi twe twikorera tuganira ijambo ry'Imana kandi byagenze neza. Yaba bene data yatuganirije ijambo ry'Imana tugubwa neza, amanota n'abatuganirije iyi nzira, kandi iyi nzira ni inzira ifunganye, kuyinyuramo byoroshye, ariko dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Urwego rusenge dusaba Yesu ko yatwambika imbaraga, kandi twabamaze kumenya neza yuko tudakwiye kwizirikana ubwacu ngo dusengere ibyifuzo byacu gusa, ahubwo Imana yumva gusenga k'umuntu wese usenga, asengera abandi cyangwa se aririra itorero, aririra ibizira bikorerwa mu murimo cyangwa se biri gukorerwa mu isi. Uwo muntu Imana ntabwo ijya yirengagiza isengesho rye, iraryumva. Nk'uko yitaye ku isengesho rya Loti aririra i Sodomu ndetse n'i Gomora, Imana yaza ikareba ikitegereza ikabona ararize, agize ishyaka ryo kuririra ibizira byakorerwaga hariya. Imana murabizi ko yamurokoye ikamuvanamo hariya. Nubwo umugore yasubiye inyuma akareba inyuma akaba inkingi y'umunyu, ariko Loti w'Imana yaramurokoye, imurokora muri uriya mudugudu w'i Sodomu n'i Gomora. Urashira kurashira. Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Amasengesho
yacu rero tukizirikana ubwacu, ahubwo tujye tuzirikana n'abandi bana yacu ishimwe. Reka dusenge Imana, ariko tutari twasenga hari ba bandi twifuje guha mituweli. Icyo yavugira kuri iyo invitation, amatariki aratandukanye, 24 ni ugusaba no gukwa mu rugo rw'ababyeyi Buganda, naho kuri 26 murumva ni amatariki atandukanye. Mu rusengero rw'itorero rya Nkanka ni 24 na 26, ni iminsi ibiri itandukanye. Ba bandi ba mituweli rero Leo Kadiya yanditse muze gusigara kugira ngo tuze kuganira, kandi ndashaka ko tubikorera muri transparence kugira ngo hatagira ucikanwa kandi ababaye. Turaza kubifashisha, hari abadiyakoni turi kumwe, hari perezida w'abaterankunga arasigara, perezida wa korali Shalom ndetse n'uwe bari hano, cyangwa se abayobozi b'ayo makorali baze gusigara, dusigaranye nawe bene data kugira ngo tubaselekisiyo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Mwakoze kuza kwiteza imbere, mugejeje dusenga Imana. Turari umubyeyi wacu atahuke, dusabe umugisha w'Imana, dusengera Imana. Kandi kiriya cyumweru abashyitsi tuzabana, kiriya cyumweru tuzabana n'abashyitsi, Imana izabana natwe kandi Imana izabagirira neza. Turasengera kiriya cyumweru kugira ngo Imana izadufashe. Ikindi nari nibagiwe, ejo tuzateranira Ibyumba, ni Rulindo. Hari papa b'abarimu babiri babanye natwe muri Nibature batuganiriza ijambo ry'Imana, babiwanjye murabibuka, bafite igiterane kandi bifuje ko twakibonekamo. Ubwo turi buze kureba bazaba bafite umwanya kugira ngo ejo tuzajyane, tuzaba mu giterane cyari Rulindo. Tuboneho kubasaba intashyo, tubasabye intashyo muraziduhaye, yego tuzazibatangira. Imana yacu ishimwe. Mana yacu mu izina rya Yesu aduhaye ubutware bwo gutegeka. Eliya arategeka guhagarika imvura imyaka 3 n'amezi 6, arongera n'ubundi arategeka kugeza. Dusengeye iki cyumweru kizatangira ejo mu izina rya Yesu Kristo. Rero uziheshe icyubahiro, uzagaragaza imbaraga zawe, uzerekane gukomera kw'Imana, kandi bene data bazagiye mu rugendo zagendane nabo, zabambike imbaraga nshya, zabambike amavuta mashya mu izina rya Yesu. Zabakoreshe nk'igikoresho cyawe. Oh haleluya! Turasenza Imana nyir'icyubahiro, turasenza Imana ifite imbaraga nyinshi, turasenza Imana ifite kunyeganyeza ibitanyeganyega, turasenza Imana ifite kurinda, turasenza Imana ifite kurinda igice kikabaho. Uzagendane nabo kandi ubakoreshe babe ibikoresho byawe, kandi Nyagasani Imana zerekane imbaraga zawe, zerekane gukomera kwawe, zerekane ubumana bwawe, uzerekane icyubahiro cyawe. Uzagarukane nabo. Nuko rero muri aka kanya rero bigaragara yuko tugiye gutandukana, zaho gendana n'abagenda, usigarane n'abasigara, mu izina rya Kristo Umwami wacu. Amina. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo